Muraho bavandimwe nshuti zacu kuri Hermoni, ndabasuhuje ubuntu bwa Yesu Kristo buhorane namwe. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kubwo gukomeza kudukurikira, kumva ibiganiro byacu, kumva ijambo ry'Imana, abakora like, abakora share, abamaze gukora subscribe. Imana ibaha umugisha, kandi icifuzo cyanjye nuko ijambo ry'Imana ribakomeza kandi rikabagirira umumaro. Nawe utarakora ibyo mvuze wabikora, uko ubonye ikiganiro cyacu ugakora like. Uyu munsi nifuje ko tuganirira ijambo rivuga ngo ni gute wobona Imana. Ni gute wobona Imana. Ni gute wobona Imana. Muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo muzanshaka mumbone nimunshaka n'umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga. Komeza usome. Muzanshaka mumbone nimunshaka n'umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Ni ngombwa, ni n'ingenzi, ni iby'ingirakamaro ku mukristo, ku muntu wamenye Imana ko ayibona. Ko ayibona. Ntabwo ugomba kubaho gusa ngo usenge iyo utazi, uhamagare iyo utazi, uwizere iyo utazi. No. You need to see God. Ukeneye kubona Imana. Biravuga ngo muzashaka mumbone. Ibi ni uburenganzira bwawe kandi biri mu bushake bw'Imana ko ikubonekera, nawe ukayibona, nawe ukayimenya. Niyo mpamvu yavuze ngo nimunshaka n'umutima wanyu wose, nzabonwa namwe. Aha sinshaka kongera gusubira kuvuga ku mutima. Umutima icyo ari cyo, icyo bita mu Kigiriki kardia. Ariko kardia nigeze kubigisha umutima, mbigisha roho cyangwa se nafsi, mbigisha na spiriti n'umwuka icyo ari cyo. Nakwigisha umutima icyo ari cyo, kwigisha ubugingo icyo ari cyo, kwigisha n'umwuka icyo ari cyo. Ariko umutima nakubwiye kugizwe n'ibintu bitatu. Amina cyane. Kuko iyo Bibiliya ivuga ngo nimunshaka n'umutima wanyu wose, ntibivuga uyu mutima w'inyama uyungurura amaraso cyangwa se usangiza izindi ngingo amaraso. Umutima ni iki? Umutima ni ibyo wizera. Icyo ni ikintu cya mbere. Umutima ni how you interpret things. Nuko usobanura ibintu. Praise God. Uwo ni wo mutima. Uwo ni wo mutima. Nimunshaka n'umutima wanyu wose, nzabonwa namwe. Iryo somo uze kurireba uraribona cyane. Hano rero ndagira ngo nkubwire, nimba Imana ivuga ngo niunshaka n'umutima wawe wose uzambona, reka nkubwire ni gute wobona Imana rero. Ni gute wobona Imana. Ijambo rya mbere niryo mvugaho cyane, ugomba kuba uwera kuko Imana nayo ari iyera. Biravuga ngo kandi mubabera kuko so Uwiteka nawe ari uwera. Nimvuga kuba uwera mw'abantu mwe, mubyumve neza ko atari ukuba, ndavuga uti atari ukuba umumarayika. No. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko ugomba guhinduka icyaremwe gishya. Bibiliya iravuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Iyo uri muri Kristo Yesu uba uri icyaremwe gishya. Mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2 haravuga ngo kandi muhinduke rwose, mugize imitima misha, ngo nibwo muzamenya neza iby'Imana ishaka, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ariko muhindutse rwose, mu Cyongereza haravuga ngo by the renewing of your mind, mugize imitekerereze misha, then ushobora kumenya Imana. Mu mitekerereze misha
nta handi tubonera Imana ni mu mitekerereze yejejwe, mu mitekerereze mishya, mu mitekerereze itarimo ibyaha, mu mitekerereze itarimo ubugome, mu mitekerereze itarimo urwango, mu mitekerereze yuzuye urukundo rw'Imana. You can see God. Umudogiteri witwa Edith Edige ni umudogiteri wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abayahudi. Mu gitabo cye yise The Choice yavuzemo ijambo rikomeye cyane muri iki gitabo. Yaravuze ngo kugira ngo duhindure imyitwarire yacu tugomba guhindura uko twiyumva. Kugira ngo duhindure uko twiyumva tugomba guhindura ibitekerezo byacu. Let me tell you, reka ngubwire iyi nkuru. Kugira ngo uhindure iyo myitwarire yawe udashaka, iyo myitwarire bakubwira ngo ugire imyitwarire mibi, iyo myitwarire bakubwira ngo agire ingeso mbi, iyo myitwarire, kugira ngo uhindure iyo myitwarire yawe ugomba guhindura uko wiyumva. How you feel, uko wiyumva, your feeling, ibyiyumvo byawe, uko wiyumva ugomba kubanza ukabihindura, kuko ibyo biri mu bintu bituma witwara uko witwara. Iyo myitwarire ni imbuto by'uko wiyumva. Arakomeza aravuga ngo kugira ngo uhindure uko wiyumva ugomba guhindura ibitekerezo. Igituma wiyumva uko ni ibitekerezo, kuko umuntu wese ari uko atekereza. Ko Bibiliya ivuga uri uko utekereza. So kugira ngo ubone Imana rero ugomba kuba uri uwera, kandi kuba uwera ni ukugira gute? Ni ukuvugururwa mu mitekerereze, ugatekereza neza. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ukibwira ibintu by'Imana, ukibwira ibintu by'ijambo ry'Imana. Muri Zaburi igice cya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Umurongo nkuna n'uyu uvuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yishimira, ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Umva ibitekerezo byejejwe rero. Ibitekerezo byejejwe byibwira Imana, byibwira ibikorwa by'Imana, byibwira imirimo y'Imana, bitekereza Imana, bitekereza ibitekerezo byiza. Umurongo wa gatatu uravuga ngo uwo ngo azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Uwo wavuguriye ibitekerezo, utekereza neza, udafite ibitekerezo bipfuye, azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacu igihe cyacu. Umuntu ufite imitekerereze mishya yera imbuto buri munsi. Nta mukristo ugomba kubaho atera imbuto ngo ahore mu kanogo kamwe, ngo ahore mu bitekerezo bimwe, ngo ahore mu bihe bimwe. No, yera imbuto igihe cyabyo. Biravuga ngo ibibabi byacu ntibyuma. Nta mukristo ugomba kugenda panda na kushuka. No, umukristo agenda mu buryo uva mu bwiza winjira mu bundi. That is why Bible iravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Icyo azakora cyose, bene uwo wejejwe mu bitekerezo, bene uwo wakuye ibitekerezo bipfuye mu bwonko bwe, mu mutima we, wakuye ibitekerezo by'uburozi bwo mu bwonko bwe, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Niyo mpamvu Dr. Edith Edige yavuze ngo kugira ngo uhindure imyitwarire yawe ugomba guhindura uko wiyumva, ariko kugira ngo uhindure uko wiyumva ugomba guhindura uko utekereza. Kangubwire nimba Imana ivuga ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Ariko hari igihe cyangwa hari ubwo wiheba ugatekereza ko Imana yakwibagiwe. Ngatekereza hari umwanya ugeramo ugatekereza ko Imana yakwibagiwe. Ndagira ngo kubwira inkuru nziza. Imana izi bigukura umutima kurusha ibindi. Imana yawe, Imana wizera, Imana ukorera, Imana usenga, nimba uyisenga mu kuri no mu mwuka, nimba utayisengera mu byaha, nimba utayisengera mu kuyishahisha, nimba uyisengera mu kuri no mu mwuka, Imana yagusuzuma ikabona niwe urakwiriye. Izi ibigukura umutima kurusha ibindi. Niyo mpamvu
Imana iguhumuriza igira iti muri Yesaya ibice 49 umurongo wa 15 haravuga ngo mbese umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye. Haravuga ngo icakora bo babasha kubyibagirwa ariko nje sinzabyibagirwa. Iyi ni ihumure riva ku Mana. Umuntu wayimenye neza, Imana ntishobora kukwibagirwa. Byibuze umubyeyi yakwibagirwa umwana yonkeje, umwana yakikiye, ariko Imana iravuga ngo sinshobora kukwibagirwa na gato. Amen. Sinshobora kukwibagirwa na gato pe. Nawe ndaguhumurije. Ibi ni imvuga ibi ntabwo nje kukubwira ko Imana izakuraho ibibazo byawe byose pe, ndetse nzi neza ko itagira ityo. Ntabwo yakuraho ibibazo byawe byose, ntiyanakora na gutyo. Sinakubwira ko ubuzima bwawe buzoroha ukiberaho mu munyenga gusa. Ibi nabyo sinenda kubikubwira ukiri muri uyu mubiri. Icyo nkubwira nuko Imana izahindura ibitekerezo byawe n'umutima wawe ku buryo nubwo ingorane z'ubuzima bwawe zaguma uko zakabaye. Haleluya. Nubwo ingorane z'ubuzima bwawe, intambara ugira, ibibazo ugira, nubwo byaguma uko byakabaye, yahindura ibitekerezo byawe, igahindura ibitekerezo byo mu mutima, igahindura ibyo bintu byose. Praise God. Haleluya. Muvandimwe rero, sinzi kunyumva, ariko ni ngombwa ngo unyumve tuvugane cyane. Imana irabizi ibyo byose. Niyo mpamvu yavuze muri Yohana ibice 10 umurongo wa 10 aravuga ngo umujura ntazanywa gusa no kwiba no kwica no kurimbura. Njyewe nazanywa, umujura azanwa gusa no kwiba no kwica no kurimbura. Njyewe nazanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse bwinshi busendereye bwuzuye. Imana ntihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Muvandimwe, reka nkubwire impamvu ugomba gushaka Imana. Hari impamvu tugomba gushaka Imana. Hari impamvu tugomba kuyishaka. Imana ni umugisha cyane. Nuko Imana ariyo buhungiro bwacu. Nari maze kubikubwira. Nuko Imana ariyo buhungiro bwawe. Imana ni ubuhungiro bwawe. Imana ni ubuhungiro bwawe. Haleluya. Muri Zaburi ibice 46 umurongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nico gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayi ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Nubwo wahura n'intambara, nubwo wahura n'ibibazo, nubwo wahura no gupfusha, nubwo wahura n'amaganya, nubwo wakubitwa n'ubupfubyi, ugakubitwa n'ubupfakazi, ugakubitwa no kutitabwaho, Imana niyo buhungiro bwawe. Ndagushishikariza gushaka Imana. Amen. Bibiliya iravuga ngo muzanshaka mumbone nimunshaka n'umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, ni ku Uwiteka avuga. Urumva uri mu bihe bimeze gute nshuti yanjye? Urumva ugeze mu bihe bihagaze gute? Umutima wawe umerewe ute? Uri mu bibazo biresha bite? Uri muri bwihe binganite? Imana niyo buhungiro bwawe. Amen. Imana niyo buhungiro bwawe n'imbaraga zawe. Yishake gusa uyibone, iraguhindukira imbaraga, iraguhindukira umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Iyi Imana izagusanga ahantu ari ho hose. Niyo mpamvu ivuga ngo nuca mu muriro ntuzagutwika. Ntabwo ivuga ngo ntuzawucamwo, ariko iravuga ngo nuramuka uciye no muri uwo muriro ntuzagutwika, nuramuka uciye no muri ayo mazi ntazagutembana. Amen. Ntazagutembana. Kubera iki? Kuko idashobora kukwibagirwa, kuko Imana ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ngohereje ihumure mu izina rya Yesu.
icyo ngusaba ni kimwe cy'ingenzi, ongera ushaka Imana kuko irakwemerera neza ko nuyishaka uzayibona. Ongera ushaka Imana, ongera uyishake, ongera uyirebe, ongera ujye kuyishaka, ongera ujye gusenga, ongera wiherere, ongera wiyirize, ongera usome Bibiliya, ongera usenge, ongera ugishe abakozi b'Imana inama, ongera ushake mu maso Imana kuko irakubwira ngo nimunshaka muzambona kandi nzabonwa namwe. Kandi iyo uyibonye iguhindukira umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana nikugirire neza we nshuti yanjye, wowe uhora udukurikira. Imana ikugirire neza, iguhire muri byose, ariko ndagukangurira ngo ushake Imana. Ushake Imana, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Banza ushake Imana. Haleluya. Banza ushake Imana, banza ubane n'Imana, banza ugumane n'Imana, banza ugume mu bwiza bw'Imana. Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose, ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Amina. Usoma ico gice kirakubwira ibintu bikomeye cyane biba ku muntu uba mu bwisho bw'isumba byose agahama mu gicucu cayo. Ntabwo ari umuntu uhanyura, ntabwo ari umuntu uvuga ngo narasenze, ntabwo ari umuntu uvuga ngo narasirimbye. Birasaba ngo ugume mu bwiza bw'Imana. You need to stay in the presence of the Lord. Ugomba kuguma mu bushake, mu bwiza bw'Imana, mu kubaho kw'Imana, ukiberaho. Hanyuma ukareba ubwiza gucuncumuriraho imigisha yayo, ukaburaho yikwiza. Imana nibaho umugisha nshuti zanjye, mumererwe neza, kandi ndabashishikariza gukomeza gushaka Imana no gusenga Imana. Imana nibaho umugisha. Amen.